Welcome back kuri Dark Family. Twongeye twagarutse kandi gafilme keza cyane kitwa A Knight's Tale. Cyarugubwe neza gukuraza kuryoherwa. Filme yacitangira batwereka mu kinyejana cya 14 imikino yo kurwana ku mafarashi yari kunzwe cyane. Ikaba yarakundwaga n'abantu bose harimo n'abami. Gusa bakinwaga n'abarinzi b'icyubahiro aribo bitwa Knights. Umunsi umwe abasore batatu bari abakarani aribo William, Roland na Watt babonye shebuja wabarindwanye yitwaga Sir Hector yapfuye nyuma yo gukubitirwa mu irushanwa ry'iyo mikino. Ibintu byahise bituma batangira kwibaza uburyo bazabaho kuko Sir Hector ari wabahembaga. Akaba bari banashonje kuko bari bamaze iminsi 3 nta kintu barya. Gusa abategura irushanwa bo bari bazi ko Hector yapfuye, maze William ahita agira itekerezo cyo kwiyoberanya akita Hector kugira ngo akomeze iryo rushanwa. Ibintu yari yarakunze cyane kuva akiri umwana, akaba yarahoraga yifuza kuzaba indwanyi yo ku mafarashi ariyo bita Knight. Kubera ko yari asanzwe afasha Hector kwitoza, byatumye nawe amenya kurwana. Akomeza ababwira ko niyambara ingofero gawe rifunze ntawe uzamenya ko atari Sir Hector. Gusa umwe muri abo bakarani bagenzi be witwa Roland yabanje kutishimira icyo gitekerezo, ariko bageraho nawe na mugenzi we witwa Watt bemeranya kumufasha. Bahita batweka William yagiye muri iryo rushanwa, maze atungura abantu bose, atsinda uwo bari kurwana, ahita ahabwa igihembo kiba barikozwe muri zahabu. Bahita barigurisha maze amafaranga barayagabana, ariko William ahita abaka ayo mafaranga yose asigira abagenzi b'igiceri kimwe buri wese. Atangira kuba igitekerezo ko bashobora gukomeza gukina muri iryo rushanwa kuko yari yizeye mu kurwana kandi ko yumva ko azaritsinda, gutyo bakabona amafaranga menshi azabatunga ubuzima bwabo bwose. Gusa Roland na Watt ntibabyishimiye. Ibintu byahise bituma batangira kurwana na William kugira ngo basubirane amafaranga yabo. Gusa William ntiyacika intege, akomeza bibumvisha bagira biyemeza kongera kumufasha. Ubwo bahise bagura ibikoresho bishya, banakomeza n'imyitozo ihambaye kugira ngo barebe ko William yabindwanye akataraboneka. Bahita batwereka haciyeho ukwezi bari mu rugendo bari kujya mu irushanwa rikurikiraho. Bahise babona umugabo wambaye ubusa uri mu nzira, akaba yari umwanditsi uzwi cyane ku izina rya Geoffrey. Yese atangira kubwira ba William ko ari abajura bamwibye imyenda. William nawe ahita yivuga abeshya ko yari yandwanye yapfuye yitwa Sir Hector. Gusa Geoffrey yese amuvumbura ko ari kumubeshya. Mu gitekerezo amubwira ko nibamufasha bakamuha imyenda hamwe n'ibiryo, nawe azabafasha akabakura impapuro mpimbano zerekana ko akomoka ku muryango w'ibikomangoma kugira ngo abone uko yinjira mu irushanwa. Mu ntangiriro byabanje kugorana kwizera Geoffrey, gusa bagira baramwemerera, ariko William abanza kumutera ubwoba ko n'ababeshyi bazamugirira nabi. Bageze mu mujyi, Geoffrey yese abakorera za mpapuro mpimbano, bahita banatangazwa nuko zahite zemererwa n'abategura irushanwa. Ibintu byahise bishimisha cyane William na bagenzi be, maze William ahita ahakaza Geoffrey ko kuba umuvugizi we. Mu gihe William ategereje kwinjira mu mukino, yahise abona umugore witwa Lady Jocelyn, ahita yumva amukunze nubwo atarazi uwo ari we. Ahita amukurikira mu mujyi ashaka kumuganiriza, ariko Jocelyn yanga kumubwira izina rye. William akomeza kumukurikira ari ku ifarashi. Bagera hano mu rusengero, gusa abashinzwe umutekano bamwangira kwinjiza iyo farashi, bahita bamwirukana aho mu rusengero. Bahita batwereka nyuma y'aho William yagiye mu rushanwa ahita anatsinda umukino wa mbere mu buryo bworoshye. Ahita atangira guhangayikishwa nuko intwaro ze zari ziri kwangirika. Nyuma y'aho bahise bahura n'abagabo bafite ikigo cy'imikino y'amahirwe, baramuhagarika bamubwira ko agomba kwishyura umukozi we yitwa Geoffrey wari ubafitiye ideni cyangwa bakamwica. Nuko Geoffrey ahita abwira William ko yababeshye ko bari bamwibye imyenda, ahubwo ko yari imikino y'amahirwe yamutwaye, akaba afitiye abantu benshi amadeni. William yahise amwemerera kuzamwishyura iryo deni namara gutsinda irushanwa. Ubwo bahise batwereka William yitabira indi mirwano y'inkota, nayo yarayitsinda kuko yari umuhanga mu kurwana. Maze Geoffrey abyifashisha ahita amwamamaza mu baturage kugira ngo bazamufane najya mu marushanwa y'ifarashi. Ubwo yahise asubira muri rya rushanwa ry'amafarashi, ariko kubera ubuhanga bwe akomeza gutsinda abo yahuraga nabo bose, ariko intwaro ze zikomeza kwangirika. Yahise ajya mu bantu bakuru izo ntwaro barwanishaga, basaba ko bayimukorera akazabishyura irushanwa rirangiye. Gusa bose baramuhakanira. Yahise ajya kureba umugore witwa Kate ngo amufashe musanire izo ntwaro ze. Kate nawe abanza kubyanga, ariko William amushuka amubwira ko abandi bavuga ko atabishoboye ko ari umukobwa. Abyumvise gutyo ahita amwemera ko ari bumusanire izo ntwaro ze. Bahita batwereka mu bantu bari gukurikira umukino harimo Jocelyn n'inkoramutima yitwa Christiana. Ahita haza umwe muri za ndwanyi z'amafarashi ariko umuhanga cyane yitwa Ademar, nawe akaba akunda Jocelyn. Ademar atangira kumubwira ko we nta muntu ujya upfa kumutsinda mu marushanwa y'amafarashi. Ako kanya na William yahise ahagera, nawe agerageza kuvugisha Jocelyn amubwira utugambo twiza kugira ngo arebe ko yakwegukana umutima we, ariko Ademar ahita amusebya imbere y'abantu bose. William ahita agenda ariko arakaye. Mu mikino ikurikira William yakomeje gutsinda abo bakinanaga, gusa Ademar akomeza amusebya kuri Jocelyn amubwira ko nubwo ari gutsinda nta buhanga afite kuko atabasha kurinda mu maso. Yaje kurwana n'undi mugabo amusaba ko yamugira imbabazi kuko aba yaravunitse, maze William aramwemerera. Bihita bituma Jocelyn arushaho kumukunda, ariko Ademar we yahise abifata nk'ubugwari. Bigeze ku mugoroba, Ademar yahise yohereza ubutumwa Jocelyn amubwira ko ari butsinde umukino maze amutura iyo ntsinzi. Gusa Jocelyn we wabonaga atamwitayeho, ahubwo atangiye kwikundira William. Umunsi ukurikiye Jocelyn yoheje William igitambaro nk'ikimenyetso cyo kumwifuriza intsinzi, ahita anamubwira izina rye kuko yari yaranze kurimubwira.
bahise batwereka William agiye gukina umukino wa nyuma yagombaga guhura na Ademar, ariko kubera ubuhanga bwa Ademar yahise amukubita mu mutwe ahita ubwenge, atangira kwibuka mu bwana bwe uburyo yakundaga uwo mukino. Urayifuza ko umunsi umwe nawe yazawukina, gusa abaturage ntibamwizere uko yakomokaga mu muryango w'abakene. Gusa papa yakomezaga amusaba kudacika intege akazakabya inzozi ze. Ako kanya yahise akanguka ahita abona Ademar ari gutora akagatambara Jocelyn aba yaramwohereje, ifuriza amahirwe ahita akamujyanira, ahita amubwira ko agikeneye imyitozo ihambaye kugira ngo amutsinde. Ubwo irushanwa ryahise rirangira abaye uwa kabiri bamuha igihembo cya zahabu, ahita abasha kwishyura ba bagabo Geoffrey abereyemo umwenda hamwe na Kate umwe wasannye intwaro ze. Kate abonye ubuhanga bwa William ahita amubwira ko azamukorera intwaro azarwanisha zikomeye, kuko imbere z'iyo yakoreshaga zitari ziri ku rwego rwo kurwana muri iryo rushanwa. Gusa amusaba ko azamujyana mu mujyi wo mu Bufaransa witwa Paris nk'igihembo ko yamukorera intwaro ikomeye. Gusa William abanza kubyanga, ariko ahita abona haje intumwa ya Jocelyn yahezanye ubutumwa bwe bumusaba kujya mu kirori cyo mu bwami kandi azambara imyenda isa n'iyo mu rwego rwo kumushyigikira. Ibintu byahise bituma William yemerera Kate ko amukorera imyenda azambara. Ubwo bahise batwereka William yageze muri cya kirori atangira kuganira na Jocelyn, ari nako akomeza kumutera imitoma. Ademar ababonye yongera gushaka gusebya William, akomeza avuga ko William abyina nk'umuturage, gusa icyo atarazi nuko William yari amaze igihe kinini yitoza kubyina. Ubwo bahise batangira kubyina maze William arabemeza abyina neza cyane. Ademar ahita agira umujinya ko baba bagiye kumutwara umukobwa yihebeye. Umunsi ukurikiye Kate yari yarangije gukora intwaro azambara, ariko William yambaye yumva isa nk'idakomeye. Kate ahita amusobanurira ko yabonye uburyo buhambaye bwo gukora intwaro zitaremereye iyo zambaye ariko zikomeye. Gusa abagabo bagendana na William ntibabyizera, bahita bakubitaho igiti kugira ngo barebe ko iyo ntwaro ikomeye koko. Gusa batangazwa no kubura iyo ntwaro ikomeye koko nk'uko Kate yabivugaga. Hashize icyumweru William yasubiye muri ya marushanwa yo kurwanira ku mafarashi, gusa abantu batangiye kumuseka ngo afite intwaro zoroshye, gusa batazi ko zikomeye kurusha izindi zose ziri muri iryo rushanwa. Ahita bibereka atsinda n'umukino wa mbere mu buryo bworoshye. Ubwo Jocelyn nawe yari aho yitabiriye iryo rushanwa. Ubwo Ademar nawe yari agiye gukina, gusa amenya ko uwo bagiye guhura ari umuhungu w'umwami, ahita yikura mu irushanwa. Geoffrey nawe abyumvise gutyo ahita agira inama William ko yakwikura muri iryo rushanwa nawe kugira ngo ataza kwiteza ibibazo mu bwami. Ariko William abona uburyo uwo muhungu w'umwami ababaye kubera nta muntu ushaka kurwana nawe. William yahise afata umwanzuro wo kurwana nawe, ibintu byahise bituma umuhungu w'umwami amwubaha cyane, arangije aranamutsinda. Abanatsinze irushanwa gutyo, gusa ntibyamushimishije kuko baba bashaka kurwana na Ademar. Hashize akanya William yongeye guhura na Jocelyn wongeye gushaka kumutumira muri cya kirori, gusa William yahise amuhakanira kubera yari afite umujinya. Ibintu byahise bituma Jocelyn agenda ababaye. Hashize iminsi William yakomeje kugenda atsinda amarushanwa menshi, gusa Ademar ntiyabaga ahari kuko yari yaragiye ku rugamba. Ubwo mu rugamba yakomezaga abaza amakuru ya rya rushanwa, bakamubwira ko William ari usigaye ahora aryegukana. Hashize ukwezi William atabona Jocelyn kubera ko yari yaramurakariye, yiyemeza kumwandikira ibaruwa, ariko kubera atarazi ibyo kwandika imitoma, Geoffrey yahise ayimwandikira kuko aba ari umwanditsi w'akataraboneka. Ibaruwa bahise bayohereza Jocelyn, amaze kuyisoma amarira aza mu maso kubera ubwiza bw'amagambo yari arimo. Ahita nawe amwohereza ubutumwa ko azaza kumureba aho azarwanira mu mujyi wa Paris. Ibintu byahise bishimisha cyane William. Ku mugoroba ubwo barimo basangira, Geoffrey yahise azana igitekerezo cy'uko bategera William uzatwara irushanwa kubera Ademar adahari, intsinzi ya William iba yizewe. Ataho William yahise ajya guhura na Jocelyn mu rusengero. Jocelyn atungurwa no kubona atari kumutera imitoma nk'iyo yamwandikiye mu ibaruwa. Ibintu byahise bituma amenya ko atari we wayanditse, maze biramubabaza. William yahise amusezeranya ko ari bwongere gutsinda irushanwa ku bwe. Gusa Jocelyn yari amaze kurambirwa abantu bamusezeranya ko bazatsinda irushanwa ku bwe, ahubwo ahita amusaba ko niba ashaka kwegukana umutima we azitsindisha ku bushake. Gusa William we ntiyabyakiriye neza, ahita yigendera. Irushanwa ritangiye, William yatangiye kwitsindisha ku bushake. Ibintu byababaje bagenzi be kuko bari bamushiriyeho mu marushanwa y'amahirwe ko azatsinda irushanwa, ariko Jocelyn abibonye biramushimisha kuko byahise bimwereka ko yamwihebeye. Jocelyn amwohereza ubutumwa amusaba ko noneho yatsinda irushanwa. William nawe nta kuzuyaza atangira kugenda atsinda ndetse anatwara n'irushanwa. Ibintu byahise bituma Geoffrey atsindira amafaranga menshi kuko yari yamutegeye ko azatwara irushanwa. Bigeze ku mugoroba, Jocelyn yahise ajya kureba William aho yari ari mu cyumba, ahita amubwira ko yamenye izina rye rya nyaryo n'aho aturuka mu muryango ukennye. Gusa akomeza amubwira ko ibyo ntacyo bimubwiye kuko yamaze kumukunda. Bahita banasomana, banaramana ijoro ryose bari kumwe. Hashize iminsi William na bagenzi be berekeza mu irushanwa ry'isi ryagombaga kubera mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu gihe ari gutambuka mu baturage, yahise yibuka uburyo akiri umwana arizo nzozi yari afite, bihita bimwongerera imbaraga y'uko azaritwara. Ubwo na Jocelyn yari yaje kumureba, na Ademar yari yamaze kuva mu rugamba nawe ari muri iryo rushanwa. Ahita abwira William ko nta muhari bumugirira azamutsinda kandi akongera kwegukana umutima wa Jocelyn. Akomeza amubwira ko yamaze kuvugana na papa we ko natsinda iryo rushanwa azahita amwegukana bakanakorana ubukwe. Ubwo irushanwa ryaratangiye, William atsinda imikino yose yagombaga kuba uwo munsi. Arangije ahita ajya gutembera muri uwo mujyi. Mu bitangaje bahise bamubwira ko papa we aba muri uwo mujyi kandi aba yarabaye impumyi. Bahita bamujyana kumureba, agezeyo yahise amubwira ko ari umuhungu we. Ibintu byahise bituma papa we yishima cyane, ari no kurira kuko aba yongeye kubona umuhungu we.
ubwo bahise bicara batangira gusangira ari nako baganira. Gusa niba bari bazi ko Ademar yabakurikiye ahita amenya amakuru yose ko William yiyoberanyije akomoka mu muryango w'abakene. Umunsi ukurikiye ubwo William yari ari kwitegura ngo asubire mu irushanwa yahise abona Jocelyn aje kumureba amubwira inkuru mbi ko Ademar yamenye inkomoko ye kandi ko yohereje abasirikare b'umwami ngo baze kumufata imbere y'abantu bose. Inshuti ze zahise zimusaba ko yahunga bataramufata na Jocelyn amubwira ko batitaye ko ari umukene bahungana. Gusa William yanga guhunga yiyemeza ko ari bugende bashaka bakamufunga. Nkuko byari byitezwe William yahise afatwa baramufunga. Ademar yahise aza kumureba atangira kumukubita ari nako amutuka. Nyuma baje kumusora hanze umutwe uziritse bisa nkaho bashaka kumwica. Abaturage nabo batangiye kumutera ibyo bari bafite mu ntoki. Za nshuti ze zimujya imbere bahise babona umuhungu w'umwami bigeze kurwana ajaho asaba ko bamurekura. Ahita avuga ko bacukumbuye bagasanga inkomoko ye ituruka mu miryango yari ikize kera. Umuhungu w'umwami ahita amwemerera kuba umwe muri za ndwanyi zo ku mafarashi ahita anamuhindura izina amwita Sir William. Bahita banamwemerera gukomeza kurwana. Irushanwa ryarakomeje. Umukino wa nyuma yagombaga guhura na Ademar. Gusa William ntiyatangiye neza kuko Ademar yahise amukubita igiti mu gatuza arakomereka. Amahirwe yo gutsinda atangira kuyoyoka. Yitegereje neza abona Jocelyn maze bimwongera imbaraga asubira mu kibuga arangije akubita Ademar igiti mu mutwe abanamutsinze gutyo. Maze Jocelyn n'ibyishimo byinshi abayinjiye mu kibuga bahita banasomana. Ari naho agafilme kacu karangiriye. Mwakoze kubana natwe kuri Ndak Family. Bye bye.